Intara y'Amajyepfo ifite intego igira iti dukorane umurava dutera imbere. Ni intego yashyizweho hagamijwe guhamagarira abaturage barenga 2,589,000 batuye intara gukorana umurava hagamijwe gutera imbere. Ntabwo dushobora kubona umwanya wo kuvuga buri gikorwa cyakozwe haba mu bikorwa remezo, mu burezi, mu buvuzi, mu mibereho myiza y'abaturage, mu ikoranabuhanga n'ibindi byakozwe n'amafaranga atangwa n'abasora mu guha intara y'Amajyepfo isura ifite uyu munsi. Gusa bamwe mu babonye impinduka nziza ku mibereho yabo iyo muganiriye bakubwira akanyamuneza baterwa n'iri terambere. Imisoro yazamuye abaturage mu ntara y'Amajyepfo mu buryo bujyanye nuko amafaranga amaze kuva kwinjira mu misoro y'injibwa na Rwanda Revenue akajya mu kigega cya leta ariyo asubira inyuma akajya muri budget agasubira mu baturage kubaka bya bikorwa remezo, kubaka bya bikorwa kubateza imbere mu mibereho myiza, kubafasha mu bikorwa bitandukanye nk'uko nari maze kubivuga. Niba hari uruganda rwubatswe, hari imihanda yatunganijwe, hari amashanyarazi hirya no hino, izo zose ni inyungu ziva umusaruro wavuye hehe, umusoro uba watanzwe. Hano muri intara y'Amajyepfo imisoro mbona igenda yumvikana neza, abaturage bagenda bayisobanukirwa. Ibyo ndabishingira yuko nk'imisoro yagiye yinjira iturutse muri intara y'Amajyepfo mu myaka 3 ishize mbona yaragiye izamuka kandi ku buryo bushimishije. Mbaye nk'urugero, imisoro y'imbere mu gihugu umwaka w'ingengo y'imari wa 2014-15 twinjije miliyari 18 zirenga n'imisago. Umwaka w'ingengo y'imari wakurikiyeho 15-16 twinjiza miliyari 23 zirengaho. Umwaka w'ingengo y'imari wakurikiyeho uyu turangije wejo bundi 2016-2017 twabashije kwinjiza miliyari 26 zirengaho. Birumvikana yuko izo mpinduka zagiye ziba uko kuzamuka, bigaragaza ko imyumvire igenda ihinduka, abaturage bagenda bitabira gutanga imisoro hano muri intara y'Amajyepfo. Ari ibikorwa remezo ntibyaboneka, ari ubuzima bwiza ntibwaboneka. Ubu kandi ikintu cyitwa amavuriro hose ntawe ugikora ibirometero 5. Abana bose bariga amashuri meza hafi yabo, kuko babona ko nta n'ahandi byaturuka atari mu misoro y'abaturage. Leta yegeranya ikagarukana ibikorwa rusange birebana n'abaturage n'abanyarwanda muri rusange. Ababyeyi bari bafite ahantu babyarira navuga ko hatari hahagije, ariko ubu bubakiwe maternité nshyashya kandi ifite ibikoresho bigezweho. Hubakwa na laboratoire nayo ni moderne, ifite ibikoresho bihagije, iranahagije par rapport y'abaturage bari mu karere ka Nyanza. Batari batangira gutanga imisoro ntago habagaye ibikorwa remezo, ntago habagaye imihanda cyangwa se amavuriro. Abantu bashoboraga kurwara bakagezwa ku bitaro bitinze kubera ko nta misoro batangaga, nta mavuriro yabaga hari, nta mihanda, bigatuma ubuzima bw'abaturage bwangirika. Urabona ko umuhanda wakozwa, amazi akaboneka, amashanyarazi akaboneka, uyu musoro ufite agaciro kuko kera ntabwo byabagaho, ariko aho umusoro uziye urabona ko ibintu byiyongereye. Imihanda isa neza, abantu nabo amashanyarazi bageraho, amazi mu rugo nayo bageraho. Izi ni inyungu buri muturage ku giti cye yagezeho binyuze mu misoro y'Abanyarwanda. Ariko mu bikorwa rusange birebana n'ubuhinzi, uyu munsi abahinzi b'umuceri mu karere ka Kamonyi bishimira ukwiyongera k'umusaruro biturutse ku itunganywa ry'ibishanga bihingwamo. Iyi ni nayo ntero ku bahinga mu bishanga byo mu turere twa Gisagara na Huye. Ibi byiyongeraho inganda nto zitunganya umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi ziri hirya no hino mu turere tw'intara y'Amajyepfo. Ibi byahinduye tumwe mu duce tw'intara ikigega cy'igihugu mu bihingwa bimwe na bimwe bizamura imibereho y'umuturage, n'igihugu kigahagarika gutumiza byinshi mu mahanga. Mu bikorwa remezo, iyo hataba imisoro, abatuye Muhanga ntabwo baba bagenda mu muhanda mwiza wa kaburimbo. Ibi ni nako byakorewe abanyenyanza bakoresha umuhanda wa Busasamana mu mujyi. Iyo imihanda ari myiza, abantu bagenda neza nta kibazo, n'amafaranga y'ingendo rimwe na rimwe aragabanuka kubera yuko kugenda mu muhanda mubi no kujya mu muhanda mwiza biri ibintu bitandukanye. Urumva iki kintu kigabanuka
abantu bakagenda neza nta kibazo. Biroroha kwiga, urumva taransiporo iraboneka ku gihe, nta modoka ishobora gutinya kujya mu mihanda mibi kubera ko imihanda yabaye myinshi imeze neza. Urumva bariga ahubwo mu buryo bworoshye, n'amashuri ari hafi. Mu karere ka Huye hari stade nshya yavuguruwe ndetse n'umuhanda uyinyura imbere ukazenguruka ibice bitandukanye by'umujyi wa Huye. Amafaranga yishyurwa n'abasora yahaye amashanyarazi abaturage mu mirenge itandukanye mu karere ka Kamonyi ndetse n'indi mirenge mu turere twa Nyanza, Huye, Nyamagabe na Gisagara. Mu burezi, usibye kuba intara y'Amajyepfo irimo kaminuza y'u Rwanda, iyi ntara irimo amashuri makuru na za kaminuza zitandukanye byahaye uburezi abanyarwanda benshi, bikiyongeraho amashuri yigisha ubumenyi ngiro yatumye benshi biga mu gihe gito bakihuta bakajya ku murimo. Muri gahunda y'uburezi kuri bose, umubare w'abanyeshuri biga mu mashuri y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 9 ndetse n'imyaka 12 wariyongereye kubera ibyumba by'amashuri byongerewe mu mirenge igize uturere tw'iyi ntara. Nta munyeshuri ukiva mu karere ngo ajye kwiga mu kandi. Ubu abana bacu biga hafi, naho kera umwana yafataga urugendo kandi hakiga umwana w'ukize, ariko ubu noneho yaba umukene yaba umukire biga kimwe. Usibye abatuye uturere twa Muhanga, Huye na Ruhango n'abandi bose bagenda muri utu turere bategera imodoka muri gare zijyanye n'igihe. Abatuye utu turere bafite amazi meza hafi y'ingo n'ibikorwa byabo kubera imiyoboro y'amazi mu turere twa Kamonyi, Nyaruguru na Nyamagabe. Abatuye aha baruhutse gukora ibirometero byinshi bajya gushaka amazi, ndetse ubisuka igaragara ku mubiri wabo naho batuye. Mu turere twose tw'intara y'Amajyepfo hatanzwe inka muri gahunda ya Gira Inka Munyarwanda, kandi hubakwa imidugudu y'icyitegererezo mu mirenge itandukanye ya buri karere. Mu ntara y'Amajyepfo yose, mu bigo nderabuzima no mu bitaro byose by'uturere hubatswe ibyumba ababyeyi babyariramo, uburuhukiro ndetse n'ibyumba byakira indembe. Ibi byose nta cyari gushoboka iyo hataza kuba imisoro. Mu ikoranabuhanga, ubu buri karere gafite uburyo bwo guha serivisi umuturage atarinze kujya ku biro by'akarere, kubera ko umubare w'abakoresha telefone igendanwa wiyongereye. Nk'abikora mu ntara y'Amajyepfo, mu biganiro tugenda duhuriramo n'urugaga rw'abikorera ndetse n'ikigo cy'imisoro n'amahoro, hari byinshi bimaze kujya ku murongo. Urebye nk'uburyo nta mucuruzi ukijya kwirirwa atonze umurongo. Ubu ngubu hari byinshi bimaze gukorwa mu ikoranabuhanga, harimo kudekarara online, harimo ibijyanye na e-tax n'ibyo ngibyo twavugaga, hakazamo ushobora kudekarara uri hose waba ukoresheje telefone, hakazamo rero n'urwego rw'ikoranabuhanga twavuga nka IBM nayo irimo iradufasha cyane, nubwo yatangiye yenda bikorera batarayumva neza, ariko aho bigeze tumaze kubona ko akamaro kayo idufasha kumenyekanisha umusoro neza kandi ikadufasha no gucunga imitungo yacu neza. Kuba ibi byose bituruka ku mafaranga yatanzwe n'abasora, ni ingingo ishimangira ko umusoro w'umuturage ari ryo terambere rye kandi ukaba agaciro ke. Umuntu ku giti cye ntiyabasha kwikorera umuhanda ngo awurangize, ntiyakwibakira amashuri, ntiyakwishakira ivuriro. Ni ibintu byinshi kandi byiza umusoro ujya utugarukiramo mu buryo bw'abanyarwanda busanzwe ndetse no mu buryo bw'ababyeyi muri rusange. Tubona iterambere riturutse ku musoro ryarageze ku rwego ruhambaye, tugereranije n'umusoro ubwawo uko utangwa, tubona ugaruka ndetse ukagaruka neza.